harimo no kubaho. Wenda sina ngombwa ko abimenyesha ko Imana imenyesha ko ngiye gupfa, ko n'ubundi amaherezo ndabizi ko nzapfa. Ariko hari igihe umuntu yihutisha urupfu, ukora ibyaha wese n'uwa Satani, kandi igikenya nticyumva ihoni. Umuntu uri mu byaha aba ari gutebutsa gupfa. Gupfa rero bavuga abantu bapfa kabiri, nta muntu upfa gatatu. Umuntu apfa mu buryo bw'umwuka, umuntu agapfa mu buryo bw'umubiri. Yego, mu mwaka wa 2023 hari ubuhanuzi ugeze utambutsa mu kwezi hari ngira kwa karindwi cyangwa kwa munani hafi aho ngaho, ugira uti Nyabugogo z'Imana ubwazo iyo zimanutse mu bantu nta muntu wemerewe gusinzira. Abana ntibarira, ku mwuka w'Imana ntago amanutse kuriza abana mu rusengero, ahubwo amanutse gucecekesha amarira y'abana mu rusengero. Ntago umwuka w'Imana rero amanutse mu rusengero ngo abantu basohoke buri kanya, ahubwo amanutse ngo bicare batuze bumve ijambo ry'Imana. Kikwereka rero iteraniro ririmo abazimu, nukurira no gusohoka buri kanya, ibisonori bya telefone, akajagari kari aho ngaho. Rimwe na rimwe mukabasengera mubakubita hasi. Turi kumvikana? Ndagukurikiye. Rero iyo umwuka w'Imana amanutse, umuntu nyiri kuwakira ahita byiyumvamo. Sibyo? No, nukuvuga ngo urugero nk'ubu dushobora kubyukuri ukuntu twabibonye. Nese ubu ntabwo uriruka. Sha ndahagaze pe. Bagutumye bahagaze ntabwo urimo. Ndatuje. Uhagaze se sha? Uhagaze. Ndatuje ndatimaje. Ubwo agira uti nariyakiriye. Yego. Nariyakiriye kuko iyo uba uhagaze hari ahandi hantu tuba tukureba uhagaze. Yego. Umuntu arya ubugari n'amazi kugira ngo adapfa. Naho ubundi ntawe uhagaze gute? Bwuma. Ngaho komera aho ngaho, komereza aho ngaho. Urakomeye koko. Bwuma kandi nkomeje. Ubundi ubuhanuzi uhanura ntabwo ari usohoza ubuhanuzi kugira ngo ntagucanga mu mutwe ukambaza n'ibitari ngombwa. Theogene ndi umuhanuzi, umutima n'ijuru birabinyemerera kandi birabinyemeza. Buryo uyu muntu ari umuhanuzi niwe ubimenya, naho kuba naguhanuriye ntabwo bisobanura ko ndi umuhanuzi. Sibyo? Yego. Ubwo uvuga uti nahuye n'umuhanuzi. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Yes, reka twongere tubasuhuze tubifurize byiza mwese mukomeje kudukurikira umunsi ku munsi, amanywa ndetse na nijoro. Reka tukwifurize umugisha w'Imana aho uherereye hose mu mpande zitandukanye zigize iki gihugu cyangwa se iyi si dutuye. Birashoboka ko dukurikiye ari nijoro, nimba ari nimugoroba uze kugira umugoroba mwiza, kandi nimba ari ku manywa uze kugira umunsi mwiza. Nkuko mubibona rero ntago nza kubatindira, turi kumwe n'umushyitsi, reka tumwakire tubikaze. Murakoze kunyakira. Amazina nayaye ku bantu batakuzi? Nitwa Nibishaka Theogene, nta muntu utanzi mu. Yego, nta muntu utanzi. Birashoboka yuko abantu baba bakubonye ari ubwa mbere, nabyo bijya byemera bikabaho. Theogene, mumeze muti? Tumeze neza. Tutarajya muri byinshi twakwinginga ukadusengera Imana. Mana wubahwe ushirwe hejuru, amen. Theogene, kubera iki isengesho ringana gutyo? None se yubahwe ishirwe hejuru, ibindi ze nibiki? Nifuzaga yuko wayiturageza muri iki kiganiro tukaza kubana kugira ngo hataza kugira umudayimoni twivangira. Yitabaragira se aho abandi bagiye Rusororo n'imuhazi, ubu yabaragiye Kabaye. Bivuze ngo gupfa ntabwo umuntu aba yaragiwe? None se ubwo yaba yakuragiye ugapfa? Nageze ngo ni ryo rembo tujyana mu ijoro. Tuve muri ibyo nasenze, ibindi tubyihorere. Yego. Theogene, tuguhaye ikaze kuri YouTube channel yitwa Imana Irahari TV ndetse na Top TV n'andi agiye atandukanye turi kumwe hano muri iki kiganiro. Yego, Good Face TV ndetse na Intashyo Zacu TV. Yego. Ko numva zabaye nyinshi. Zabaye nyinshi, ngize ngo abantu benshi baragukunda, niyo mpamvu tuba twahateraniye. Izo nimbabaze mumfitiye? Nimbabazi ndetse zuzuye ubuntu. Tuba dushaka kugira ngo abantu bagukunda banagukurikira babashe kubona mu buryo bworoshye.
Okay, murakoze. Yego, reka wenda nakire na bagenzi banjye niba hari icyo bashaka kubaza kugira ngo utangire ikiganiro twese turi mu mwuka umwe. Yego. Yego, murakoze cyane kudukurikira ko mwashyize umurongo hano ku izi TV zacu. Uwiteka abahereza umugisha. Hanyuma Theogene wari umaze gusenga Imana uravuga ngo isengesho baryakire gutyo. Nanjye ndemera ko nta sengesho ry'umunyagara ribaho. Uyu munsi Theogene ndaza kukubaza ikibazo navuga ngo ni ikibazo ku ruhande rumwe kiroroshye, ku rundi ruhande winjiye mu mwuka usanga gikomeye. Ubundi imbaraga uzikura he? Iyo tubona akantu kose uvuze gahagurukirwaho ariko tukabona udacika intege ugakomeza ukegera imbere, ndetse ntunatinye kugaruka ku mihanda, cyane ko benshi bavuga bati ntituwamukeneye, ariko wowe ugakomeza kuza gutanga umusanzu wawe mu kubaka insengero zo ku mihanda. Reka mbyite gutyo. Murakoze. Muzabambariza impamvu batankeneye kandi bo bakaba bakenewe. Yego. Sibyo? Muzabambariza impamvu batahankeneye ariko bo bakumva ko bakenewe. Ese ubwo ni bande? Ntago mbazi. Ubwo batahankeneye ko batahankeneye bamenya gute ko nahageze? Nuko tuhahurira. Wo ni umwuka w'ishyari. Sibyo? Nibyo sibyo? Umwuka w'ishyari. Niba udakeneye ko mbaho kugira ngo umenye ko ndiho, twahuriye mu buzima uriho, bigutera kumenya ko ndiho. Utaza kuri iyi mihanda ankura he atabarizwa kuri iyi mihanda? Ese Theo, bijya bivugwa yuko ngo ari pranka wowe na Korode ndetse n'umuntu witwa Noheli ngo mwicaye ahantu hamwe mukora inama muravuga muti reka tuje gusaza imihanda yo kuri YouTube, hanyuma mumbere nkaho mundwanya nanjye mere nk'ubarwanya kugira ngo tureke ko twabona views cyangwa n'amafaranga tunamamara mundi buryo. Icyo kintu cyaba rukuri? Nta muntu wamamara seba mwabana mwe. Umuntu wamamara yambara amapingu usabaho. Ibyo bibazo muzabibaze Korode na Noheli, ntibajya babura ibisubizo. Ariko kuri icyo ntago nkizi. Mu comment bivuga yuko mwabeje mari imikino no nyuma bikaza kubakomerana. Ngo muri comment abantu bagenda bavuga yuko mwabeje muzi ngo ni imikino, ngo ni ubuhanuzi busanzwe ntawe uzadufata, hanyuma mukaza gushiduka byabakomeranye. Ibyo ni ibivugwa ku mihanda. Ufite email zingahe? Ngewe ngira email imwe yanjye nkoresha. Ndabizi ko hari abantu mugira email mwakereye mugenda mutukaniraho, mugahindukira mugahindura ngo courage ngo amavuta. Sibyo? Twarabamenye rero. Abo ni bande rero? Umusonga wundi wakubuza gusinzira? Cyane rwose. Gute? Kunda mugenzi nkuko wikunda. Urusenda utariye ntago rukurya. Sibyo? Urusenda utariye ntabwo rukurya. Mubabazwa nuko ndiho, mwari mukwiriye kwishimira ko ndiho. Umuntu wese asarura ashira mu mufuka we, nta usarura ashira mu mufuka wundi. Mwese n'inzara yabazanye kuri YouTube, sibyo? Kuko namaze guhishurirwa ko nta gakiza kari kuri iyi mihanda. Icyo akora, umuntu ashobora kuvuga amagambo 180, atana akaba ari ayo guhumuriza abantu, ariko ndasigaye akaba ari atafite icyo amaze. Hanyuma niba mukomwe njyewe simbizi ntago mbirambyemo, njya kubona nkabona umuntu araje ngo ubuhanuzi Imana bumpaye mu gitondo, undi ngo nari ndyamye, undi ngo nari ndi ku misozi. Aho wabuherewe rero hano urugende induru zihorera. Ishyari ryanyu niryo rizabamerera nabi. Hari umuntu ukina pranka yambara ipingusha, mageragere habera anniversaire, barumva hari umubatizo wabereyeyo cyangwa isabukuru y'imyaka bahamaze. Yego. Iyo muhaze muvuga ibyo mushaka. Uragira uti iyi mihanda twayizanyweho n'inzara cyangwa se bamwe bayizanyweho n'inzara. Nawe iyi mihanda ugiriho ni inzara yakuzanye? None se ubu ndishimye. Ahubwo mwibaza impamvu mwampagurukiye, mwatekereje ko ngiye kubarusha imishahara. Uraza gukorana mu rujijo ngo bamenye ngo ni bande? Shando umuvuga butumwa ntabwo nazanywe n'inzara ahangaha.
urakoze cyane. Uri umuvugabutumwa ntabwo wazanywe n'inzara. Theogene, uyu munsi tumaze gufata kwa prodinga ibiganiro byinshi byawe, ariko akenshi muri komenti hagenda hagaruka ikintu kivuga ngo Theogene, turifuza ko uduhereza ijambo ry'Imana kuko rirakennye, ibintu duha yego ni byiza, ariko twifuza ko waduha ijambo ry'Imana ryinshi. Bararibuze se? Ariko comment nizo naraye nakiriye ku kiganiro twakoranye, baravuga bati ni cyiza, ati yaba n'ubundi byagumaga gutyo. Ese ni impamvu ki abantu bagukenera ijambo ry'Imana ukaribura kandi warahamagariwe kwigisha ijambo ry'Imana? Ntabwo ijambo ry'Imana ryabuze muri jye, ahubwo amatwi yumva ijambo ry'Imana niyo yaribuze kuryumva. Kandi bavuga bati dukeneye kugira ngo utubwire ku makuru ya Matayo, Mariko, Yohana ndetse n'ibyahishuwe. Basomye n'abasindi se ko n'abari igitabo, bakazana n'abega n'abazigaba ko n'abari igitabo, kuko nabo basuye sibyo. Ubu ugiye Cyangugu cyangwa ukajya mu Ruhengeri cyangwa Igitarama hano hepfo, ntago wabura ibigufasha cyangwa ngo binakubabaza. Nabo ubwabo ni igitabo, basoma amateka barafashwa, nibadafashwa barafashwa n'ibindi. Ntabwo ndanyurwa kuko umuntu mwivuga butumwa Erega ntabwo ari wowe umpa ibyo mvuga. Reka ndakubaze iki kibazo. Uzusanga umuntu avukiye mu idini yarangiza agashinga irindi kandi akabona abantu, kandi rimwe na rimwe bamwe bakavaho yarari. Bisobanuye ngo buri wese ibyo no kwagura ubwami bw'Imana, buri wese agira abantu bamukurikira mu rwego rwo kwangura ubwami bw'Imana. None wowe abagukurikira baravuga bati duhereze ijambo ry'Imana kuko dukirira muri ryo, tugafashirizwa muri ryo. Kubasengera urabasengera, ariko baravuga bati no ku mihanda turagushaka mu ijambo ry'Imana. Ndagira ngo uze kuza kukinsubiza numve kinyijemo, umbwira ati yenda ikintu gituma ijambo ry'Imana riba rike. Akenshi nkibanda ku biganiro niki, yenda n'abakunzi bacu babyumve kuko bakunze guca no mu gikari bakampamagara ati kuki uyu mugabo umutunga kamera ukamubaza ibibazo gusa, kuki utamureka ngo atubwire Imana ko tuzi ko iyo mpano ayifite. Hakabonekamo abantu bavuga ahantu henshi mwagiye musengana bakavuga ati twebwe yarabwirizaga tugafashwa. Ese umukozi w'Imana byagenze gute? Ijambo ni rikeya cyane kuri YouTube ndetse haba no kuye, ijambo ni rikeya kuko ibiriho twarabibonye. Ndagira ngo abo bantu ugira ikintu babwira ukuri, yenda kumenyekana, bamenye n'impamvu cyangwa se bamenye nimba hari icyo bahishiye. Abantu bagiye ku Iriba ry'Abera TV basanga ibiganiro biriho n'ubundi barabirebye. Ahubwo njyewe ntago nkunda gukorera kuri channel yanjye. Icyo nacyo nenda kukigeraho kubera kamera nayigurishije kugira ngo mutuze muryame musinzire, na mashini nayigurishije kugira ngo mubone amahoro, sibyo? Ubwo ibiganiro biriyo nyine nibyo bibaye, ibiriyo nibyo ngibyo. Kubera iki wavuga ngo ibiganiro nibyo kandi uyu munsi umuhamagaro w'umuntu urangira ari uko yitabye Imana? Kandi hari abantu bagiye bakora subscribe kugira ngo iyo umuntu akoze subscribe ni ukugira ngo akurikire ibintu bica kuri iyo TV, bijye bigeraho abone ahita bibona ako kanya. None uyu munsi uravuga ngo bagumane ibyo gusa. Igisubizo kiravuga ngo basobanukirwe igihe cy'itumba n'igihe cy'impeshyi, hanyuma bamenye igihe cy'umuhindo, igihe cy'isarura n'igihe cyo guhunika. Hari igihe kigera abantu bagatungwa n'ibyo bumvise cyangwa se bagatungwa n'ayo bavomye, hanyuma mu gihe Imana icecetse baragira ngo abahanuzi bahanura iki? Theogene, banza unsubize. Yego. Mu gihe Imana icecetse baragira ngo abahanuzi bahanura iki? Bishatse kuvuga ko Imana yacecetse itakivugira muri wowe? Wivuga muri jyewe. Ni iki se gihari? Ni iki gihari? Abe mu nsengero, abe kuri iyi mihanda yanyu ya YouTube, abe mu byumba by'amasengesho, uretse kwirirwa muturagura abantu hasi, Imana yaracecetse, murambuka mujya muri Nigeria kuzana izindi mbaraga. Mu yandi magambo ni ukuyivugisha ku ngufu, muzana ibintu bisa nayo ariko siyo. Igihe cy'Imana cyo kuvugira mu bantu iyo kibaye nkaho gicendereye kigaceceka, mwe muvuga ko ibatumye muzana ibyo mukuye. Ntabwo muri iyi minsi kuba yaracecetse bivuge ko abantu b'Imana cyangwa se abera b'umusaraba badakeneye kumva ubundi butumwa buvuye mu ijuru. None se ubu turi kuganira, Bibiliya iravuga ngo iyo abana b'Imana bicaye baganira, igitabo cy'urwibutso kirabumburwa bakandika ibyo bavuze.
ese mwayihaye n'umwanya nayo ikitekerezaho. ariko Theogene uravuga uti Imana nimba yaracecetse muragira ngo abahanuzi bavuga iki? Muritugamo ubuhanuzi niba icecetse mwe mwacecetse. Mukora inkuru mbo ubu tuvugana, yego dushobora gutanga ubuhamya. Theogene wari muntu ki? yego Ejo hashize hawe wari inde? Uyu munsi uhagaze ute? Ibyo byose umuhanga wo kumva umwuka wera aramanuka n'ubundi akaduha amagambo yo kuganiriza abantu. Ni ngombwa se guhora muri Matayo na Luka? Nta bindi bihari bizima nanone, yego nabyo ni byiza nk'abakristo, ariko ubundi mbabaza ikibazo mu nsubize. Muhora mu mavuta mwe nta bibanamura mugira? ibitunamura biraza, ariko umuririmbyi yaravuze ngo mpore naka kugeza Yesu aje. Kandi iyo umuntu acitse intege, uwo muririmbyi ni wakangahe? Ni wakangahe? ni uwo mu gitabo. Ni wakangahe? Kubera nsubiza nyine kubera iki? Nizere ko ndi kuvugana n'umukozi w'Imana ngo uhore waka. N'abanyamakuru hano, aba ni abanyamakuru, ntabwo ari abakozi b'Imana muri uyu mwanya, ahubwo icyo abanyamakuru ba Satani se. Oya, ni abanyamakuru b'abaturage. Ahubwo wenda tubwire kino kibazo kugira ngo n'abantu bajye basobanukirwa. Mukorera iriya tangazamakuru kugira ngo menye abo ndi gusubiza. Twabisobanuye tugitangira ikiganiro, ahari wenda mwavuze amacano yanyu, ariko ntimwavuze urwego mukorera. Murabo mu gisata cya gospel cyangwa murabo mu gisata cya gospel? Ibitangazamakuru biri hano ni byinshi bikora ku ma content agiye atandukanye. Nanjye nabazaga, nge mwampamagaye nk'umutumirwa ngo dukorane ikiganiro, yego sibyo? Ariko ndashaka mbabaze, mumbwire mukorera irihe tangazamakuru? Twe dukorera, ngiye nkorera Top TV. Mu kihe gice, mu kihe gisata? Ngiye ndi muri entertainment. Wowe ni gospel. Wowe ni gospel. None se yo nkubaje ngo iyo ndirimbo uhore waka ni akangahe, kuki utansubiza? Ndi kuri kamera yatanze. Hanyuma Theo, ubundi umuntu udukurikiranye muri aka kanya kugira ngo mukure mu rujijo, yabasha gute gutandukanya umuntu Imana iri kuvugiramo n'umuntu uri kuvugirwamo n'imbaraga agiye gushaka mu bundi buryo butari? Aho ngaho wenda ubu nibwo wajya wanyinjiza mu kiganiro, naho ibintu wambazaga numvaga tumeze nk'abari muri komedi. Imbaraga z'Imana ubwazo iyo zimanutse mu bantu, nta muntu wemerewe gusinzira. Abana ntibarira, umwuka w'Imana ntago amanutse kuriza abana mu rusengero, ahubwo amanutse gucecekesha amarira y'abana mu rusengero. Ntago umwuka w'Imana rero amanutse mu rusengero ngo abantu basohoke buri kanya, ahubwo amanutse ngo bicare batuze bumve ijambo ry'Imana. Kikwereka rero iteraniro ririmo abazimu, ni ukurira, ni ugusohoka buri kanya, ibisonori bya telefone, akajagari kari aho ngaho. Rimwe na rimwe mukabasengera mubakubita hasi. Turi kumvikana? Ndagukurikiye. Rero iyo umwuka w'Imana amanutse, umuntu nyiri kuwakira ahita abyiyumvamo, sibyo? No, ni ukuvuga ngo urugero nk'ubu dushobora kuzana kuri kamera ngira ngo twagiye twakira abantu benshi batandukanye, akaza ati Imana irantumye. Erega iyo uvuga ngo abahanuzi kuri kamera, uremera ko izina umuhanuzi ari izina? Urabyemera? Yiswe ariko kubw'ibikorwa nyine, ariko si uremera ko ari izina? Yego, rusange. Wemera se ko umuhanuzi atandukanye n'uwari we ubwe? Umuhanuzi atandukanye na kamere yewe ubwe ku giti cye. Ibyo ndabyemera. Kuko umuhanuzi ni umukozi, sibyo? Yego. Ukoreshwa n'Imana cyangwa se n'izindi mbaraga ntamenya. Umuhanuzi rero ni izina, sibyo? Hari izina rusange n'izina bwite. Izina bwite ni umuhanuzi, izina rusange ni Barakagira, ni Jean Marie, ni nde nande. Izina bwite ni izina rye bwite, aho izina rye bwite rusange. Yes. Yego. Hanyuma rero aje muri rya zina ryo kuvuga ngo ni umuhanuzi rusange, akagerekaho ngo Imana yo mu ijuru irantumye. Nkubaza ikibazo, umaze igihe kingana iki mu itangazamakuru? Mazemo imyaka igera mu 8. Imyaka 8.
wakiriye abanyabinyoma bangahe, wakira n'abanyakuri bangahe? ntabwo nyambasha kubikontorora ngo icyo nicyo kibazo wagize. Rero wari kubimenya, wari kumbaza uti jyewe muri 2023 nakiriye abanyabinyoma 10 mu kwa 4, hanyuma mu kwa 6 nakira abahanuzi b'ukuri 4. Kuki nabonye abanyakuri 4 nkabona abanyabinyoma 20? Niyo mpamvu ngira ngo uze kunsobanura nze kubasha kubimenya ubutaha nzakora urutonde runo. Umuhanuzi n'ubinyoma batandukanira. Okay, aho bitandukanira urahazi? Nuko ibyo bahanuye iyo bisohoye niho batandukanira. Yego, hari abavuga ngo Imana yisubiye, ariko hari abaza ngo Imana yisubiye bitewe nabyo birashoboka ko n'Imana yigarura. None se ubwo bivuze ngo tugiye kujya twemera ibyo bintu byose kuko nta nyine wowe icyo utegetswe ni ukwemera ugatuza. Ubuhanuzi ubundi aho mubera abapagani nuko muzanamo komantere. Ubuhanuzi ntibabuzanaho komantere. Urugero, niba umpanuriye urupfu nemerewe kukumva nkagutega amatwi. Yego, ariko muri njyewe harimo gupfa, harimo no kubaho. Wenda sina ngombwa ko abimenyesha ko Imana imenyesha ko ngiye gupfa, ko n'ubundi amaherezo ndabizi ko nzapfa. Ariko hari igihe umuntu yihutisha urupfu. Ukora ibyaha wese n'uwa Satani, kandi igikenya nticyumva ihoni. Umuntu uri mu byaha aba ari gutebutsa gupfa. Gupfa rero bavuga abantu bapfa kabiri, nta muntu upfa gatatu. Umuntu apfa mu buryo bw'umwuka, umuntu agapfa mu buryo bw'umubiri. Yego, mu mwaka wa 2023 hari ubuhanuzi ugeze utambutsa mu kwezi hari ngira mu kwa 7 cyangwa kwa 8 hafi aho ngaho. Ugira uti Nyabugogo ibi n'ibi gutya na gutya ngo biza mu kwezi kwa 12 ndetse ngo n'imvura inavuga ngo ikomeye. Ibyo bintu ntabwo byabaye. Turagushyira mu ciciro cy'abahanuzi batagize batarabukuri cyangwa Imana arisubiye nawe. Urakoze kumbaza icyo kibazo. Uba hehe? Kiba muri Kigali. Hehe nyine? Hano muri Gasabo. Gasabo igizwe n'imisozi ingahe? Ntabwo nafashe umwanya wo kuyibara. Kuki utabira Rulindo? Aho utazi rero imvura yisha abantu. Turikumvikana? Jewe ejo bundi nari mu karere ka Nyabihu. Ayo makuru urayafite? Ntabwo nyafite. Aho amazi yavuye mu ishyamba akanyura mu Bigogwe akinjira mu ahantu bita muri Kivunja. Urahazi se? Ubwa mbere mumvisha. Wowe rero uri uwo muri Gasabo. Turikumvikana? Icyo ni kimwe. Mu karere ka Gakenke hano kwa Sina Gerard, nge nahanyuze imisozi yamanutse, mashini iri guheha ibyondo muri kaburimbo. Ariko ibyo ni ibiza bisanzwe. Okay, none se ubwo icyo wambazaga ni iki? Ni bisanzwe ariko dukurikije ubuhanuzi. None buri kwezi tugira ibiza se? Dukurikije ubuhanuzi bwari bwahanuwe nawe. Nanjye ndakubajije yuko umujyi wa Kigali twese tugiye guhunga tukiruka nka za Nyabugogo nayo hose. Ariko mu by'ukuri ukuntu twabibonye. Nase ubu ntabwo uriruka. Sha ndahagaze pe. Bagutumye bahagaze ntabwo urimo. Ndatuje. Uhagaze se sha? Uhagaze. Ndatuje ndatimaje. Ubwo agira uti nariyakiriye. Yego. Nariyakiriye kuko iyo uba uhagaze hari ahandi hantu tuba tukureba uhagaze. Yego. Umuntu arya ubugari n'amazi kugira ngo adapfa. Naho ubundi ntawe uhagaze gute? Bwuma. Ngaho komera aho ngaho, komereza aho ngaho. Urakomeye koko. Bwuma kandi nkomeje. Ubundi ubuhanuzi uhanura ntabwo ari usohoza ubuhanuzi kugira ngo ntagucanga mu mutwe ukambaza n'ibitari ngombwa. Theogene ndi umuhanuzi, umutima n'ijuru birabinyemerera kandi birabinyemeza. Buryo uyu muntu ari umuhanuzi niwe ubimenya. Naho kuba naguhanuriye ntabwo bisobanura ko ndi umuhanuzi, sibyo? Yego. Ubwo uvuga uti nahuye n'umuhanuzi, hanyuma rero kugira ngo umenye ko ndiwe nuko ibyo naguhanuriye bizasohora. Theogene nshobora kuhanura ubuhanuzi burangiza igihugu ko kirangiye, hakaboneka abantu 10 bazamuka umusozi bakavuguruza ibyo nahanuye. Imana ikumva abo bantu 10, kandi ngewe kuba abantu batarimbutse nta cyaha nakoze. Ahubwo Uwiteka himbazwe
ko yumvise bari 10 bazamutse umusozi kunihira igihugu abo niba Imana ikeneye narababwiye ngo Theogene ntago ndi umuhanuzi wishimira ko ibyo nahanuye bisohora turi kumvikana umuhanuzi w'igikenya w'umugome yifuriza igihugu cye ishyano ariko umuhanuzi w'umuhanga arahanura yarangiza guhanura akazamuka umusozi agatakambira Uwiteka batanu bamwumvise rero Nyamagabe umwe arasenga ku Kibuye undi agasenga Gikongoro undi agasenga i Musanze babiri bakihina mu rusengero batatu mu cyumba cyabo Imana yumva kuniha kwabe yarangiza igakiza igihugu Mugiga na Shikaramu n'ibindi bisa nabyo yego ndagusubije icyo gisubizo ngiye kiranyuze sawa rero kubera iki uyu munsi iriba ry'abero tuzongera kurikorera nuko mwanshegeye mukavuza induru mukarara mutaryamye mwenda kumpitana nzajya mbaha ibiraka w'ijambo niyongera kumanuka nta handi uzakorera n'ubundi ni muri twe njyewe sinagushegeye nimwe dusangiye umwuga ibibazo hariya mutabona cyo kumva u Rwanda nta banyarwanda dufite hano mu gihugu batunze amafaranga aruta y'abari hanze kuki mugirira imbabazi abari mu mahanga kuzirusha abari mu gihugu bari no kucyubaka noneho mu yandi magambo si imbabazi muba mufitiye abadiaspora ariko ubu nkubaze wenda mwe njya mbona muntuka ku mabere ya mama wagikenya we wakigoryi wambobo n'ibindi bisa nabyo noneho hari uwaraye yandutse kuri arandika neza igitutsi arakerura ndavuga nicyorere nibi bizamo bura rero reka mbabwire ntabwo wanyangisha abantu bose ngo bikunde sibyo ntabwo wanyangisha abantu bose ngo burya bikunde ntabwo bishoboka nawangwa na bose umuntu wanjye turi kumwe aca mu gikara akambwira ati komera akambwira ati humura bura rero abantu bampagurukiye bari bazi icyo bamaze guhishurirwa uwo ndiwe bagize jaruzi bagize umushiha babona ibintu birakomeye kubera hari akantu nahishuriwe hano kuri umugani wanyu ngo ni imihanda namaze kumenya ko iyo umuntu aje nabitekereje mu gihe cyashize mwabonye ko abantu bamuharara ahari agiye kubatwara abantu n'abari barabamenyereye mwarabahisha ingeso zanyu avuga muti uyu muntu uje ushira ukuri kose hanze udafite parido mu kanwa agiye guhita adufata ku nda arahita tumenera umuceri gahunda muze tumwerekezeho umututu w'umunwa tumukubite hasi none se mumpagurukira kubera etaje nzamuye imodoka ngira mu muhanda igipangu naguze kamera nzima mashini nk'iy'abandi cana ifite viyuzi nk'izanyu cyangwa abasabu mumpagurukira se kubera iki nuko Theogene na bugingo n'ubu nta muntu muzima untuka ntukwa n'ingegera zihishe muri uyu murimo inzererezi zo mu murimo w'Imana kuko nta muntu muzima ukunda ukuri watinyuka kuntuka kuko uwanyumvise we yamaze kunyumva kandi ushaka kunsenya nuko buriya namurangije kera intego mufite niyo kwihorera kandi ntimuzayigeraho kuko umuhamagaro wa Theogene ngihumeka sinteze kuzigera nceceka kereka umunsi bazaba babetonnye bagashira pamba mu mazuru bagashira scotch ku munwa ibindi byose bikagira gute bikarangira wari wumva hari umuntu naje kwataka kuri iyi mihanda ngo runaka ntago uwo mwanya nawubona sibyo nase nyoboye ko bamwe bapanga umwe akavuga ati ngiye kugusebya hanyuma uze nawe unsebye duterana amagambo then mu yandi magambo social media nabonye mwe abantu batandukanye hari abaza bambwira ngo Theogene aratukana ariko muri komanteri zanyu mutukana kuruta sibyo mutukana kuruta Theogene wavugiye ijambo rikomeye kuri kamera rero ndagira ngo mbabwire ko
umukristo umuntu w'Imana. Imana hari ikiganiro mperutse kubona ngo nyakwigendera Pasiteri Theogene ngo yari afite ngo imbaraga z'ikuzimu, niba ari kurempiya niba ari bosikimpiya sinzi bibi, mwigize abasesenguzi utamenya ubwoko bwanyu, bari baramutanze ngo bari ngo yari akenyeye ngo sharupe, nanjye hari aho nagaragaye mfite sharupe. Buriya nisabira abantu mudukurikiye Iriba ry'Abera TV iki n'ibiki, ibyo byose byanyu, ugitangira ikiganiro ubundi niho abantu mudukurikirana namwe mukorera amakosa. Tangira ikiganiro ugisoza, kandi ntiwumve ikiganiro ujahagurika ngo ukupe ujye koza ibyombo, ukupe ujye gukoranya mu ziko, ukupe ujye kureba ko amazi yakamye mu nkono. ya tera agatebe wicare utuje, utangire ikiganiro ugisoze. Ndahamanya n'umwuka uri muri jyewe, umuntu ashobora gutangira ikiganiro ubona ko ibintu ari kuvuga nta shingiro bifite, nyamara bikaza kurangira wumvisemo ikintu kikureba. Nkoresheje abantu bakiha, ni nako kuri, ni ku isoko ry'amagambo, si isoko ry'inka, si isoko ry'ibibanza. Njya ntungurwa no kubona umuntu ngo ni pasiteri ni revera yashinze cano, yarangiza hakazamo no kwamamaza. Ariko umuntu yababwira ngo izi mbuga nkoranyambaga ni bizinesi, mukenda kwica umuntu. Nimwerure ko ari bizinesi, ukanze subscribe, ukoze share, nukoze ibiki, umenye ngo uriya muntu akeneye kumuha na care, akeneye serivisi nziza, kuko ni umuforowazi wawe, haguforowinga inshuti yanjye, sibyo? Niyo mpamvu rero abantu barihangana, barabona ko n'amasaha dufashe bwije, wenda tuzagisubukura nibiba ngombwa mu gihe tuzaba turi muri mudu. Hari abanyandikira bati Theogene va kuri iyo mihanda, nibahumure ndakomeye. Ndakomeye, ariko kandi saba abantu muza muvuga ko musenga mukorera Imana, mushire hasi umwuka w'ishyari, kuko uko ugenda ugirira umuntu ishyari, ni nako utinda munsi y'ibirenge bye. Uko ugenda urwanya mwene so, ntuteze kuzapfundura udushumi tw'inkweto ze. Ndababwira ariko ntimwumva. Naho abantu kabose nimushaka mugende muzana amatotoro n'amazirantoki n'ibiki byose musukaho mushaka. Uwampamagaye nambwira ati stop, nzahagarika. Ariko muri mwebwe nta numwe wancecekesha ngo bikore. Urakoze cyane mukozi w'Imana ku kiganiro cyiza uduhaye, kandi gifite igisobanuro kinini cyane. Nagusaba kugira ngo wongere usabira abantu twari turi kumwe, ahubwo buri mu YouTubers wese amituro. Yego, kuko mwarancuruje bihagije. Mukanda akanyenyeri kuri 07 8301002 ko narabazamuye rega, naje ndi ibiryo. Shirwa hejuru Mana, ukomeze wamamare, urinde igihugu cyacu n'abanyarwanda n'abari hanze yacyo. Amen.